saa cyenda mwamubwo watangaga n'umugoroba ntazibagirwa ubwo nibwo wampumuye amaso maze menye imigambi myiza wari ufiteho imigambi myiza Yesu wari ufiteho nayimenye mu rupfu rwawe imigambi myiza Yesu wari ufiteho nayimenye mu rupfu rwawe saa cyenda igorogota nibwo umwuka wawe waheze bakujyana mu gituro ariko icyo nshimana wasize ukoze ibirori mu mutima wanjye wa mwanzi wanjye wahoraga ntera ubwoba ashaka kunyicira mu ngoyi y'ibyaha yagarutse nk'ibisanzwe asanga narahindutse yasanze mfite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu wa mwanzi wanjye wahoraga ntera ubwoba ashaka kunyicira mu ngoyi y'ibyaha yagarutse nk'ibisanzwe asanga narahindutse yasanze mfite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu imigambi myiza Yesu wari ufiteho nayimenye mu rupfu rwawe imigambi myiza Yesu wari ufiteho nayimenye mu rupfu rwawe sinzibagirwa umurimo Kristo yafashe ubuzima arabumba yamaye ubugingo bw'iteka nibwo buntu haleluya haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe